yatangiye yari amaze imyaka myinshi akora kandi akora ibi biterane. ubwo nari ngiye kubaza ngo nuruhe rusengero uvuga Uraruzi ariko uvuze Kabanda ubwo numvise kuvuga Grace Room. nta rundi muheruka se guhara ruriya uko warwise rero ngo ni urusengero ruriya ntabwo rwari urusengero. reka ntabwo rwari urusengero bakirisitu mwese muri hariya ntabwo rwari urusengero. ikindi kintu kirimo hariya cyantangaje n'ubwo wenda muri bwumve ikiganiro n'ukuntu urebye uru rusengero n'ukuntu bavuga n'iki umenya abantu bafasha ukuntu ari bake. nicyo kintu cyantangaje umubare wabo bahaye ubufasha ni muke ugereranyije n'uko minisitiri ishingwa ariyo yari intego itandukanye n'urusengero imibare bakweretse bayerekanye bayivuze mwari mu biro ariko hari akandi ahubwo noneho wa wundi mugenzi we ntabwo yabimbwiye mu kiganiro ko nanze no kubibaza yabivuze nyuma ya mikoro ariko ngira nkajya nisomesha ku tuntu nibyo byiza gukorera cyiza cyo gukorera ntabwo waba kanona utakaraho ibyo kujya kujyana mu gikari hari abari bibiri akwandungiraho natahana amakuru mwoga watereka noneho nkajya nyiranya nkareba hari urusengero rwa mudamu wundi ninde minyoni nakatishe nkajya nibarisha umukozi watambuka biriya bintu nanze kubibaza umuyobozi kuko wumva nyine ntacyo njya kubaza ku rusengero rw'undi muntu udafite ibibazo ariko ubundi arambwira ati icyo minyone yikingijeho afite urukingo neza aranishimangije afite urusengero kagugu cyangwa hariya hitwa Women Foundation agira impuzo yo gufasha abagore atariko anasaba akarere ko kamuha branche y'urusengero rwe ari narwo rukorera Kimihurura. iriya ni branche ikorera aho y'urusengero rwa Kagugu ariko kahagira na office za Women What ndakomeza buretse ndamubaza nti se imibare umuyobozi ambwiye hariya nurumva abantu bazanye ibintu byinshi baravuga bati ko bafungiye uyu we ntacyo bamukoraho ariko we yikingije kera yakanaze hanyuma haza n'ikindi kibazo icyo ntabarije hariya nakuye muri koridoro ko twamaze umwanya twicaye ku ibaraza dutegereje umuyobozi yari afite abandi bakiriya ndabaza nti buriya bigenda biti arambwa ati nubwo batangana mu bikorwa atari kurebwa ibyo minyoni akora ku kwezi kumwe atubona ko Women Foundation irimo ikora ibyo yaje gukora ikora ibyisabwa gukora afite abagore benshi nk'uko yabivugaga atari ko byararenze ntibaba abagore baba imiryango aturebye umubare w'abana biga kaminuza sogonderi primaire afasha iyo foundation cyangwa impuzo yabikora ati birikubiye ndabaza ni cyangwa nawe ni gusengera atoya atigiyeho ati nabatusibye no gusengerayo ntanandi sengera atariko ni ati na raporo nsoga ndamwa ni cyangwa guhakana ajamwe atoye ati nubwo yabafitayo arya menshi arutayatanga ariko akora ku buryo utamureba ngo mukemana ikibazo cyaje mu mafaranga ntago cyaje mu bindi nibyo nta kindi cyo kuvuga ngo yigishaga inyigisho ziravuga tusibye ko twize no kumva avuga ngo arakiza sida atusibye ko ibyo atari byo twitayeho wenda ibyo abantu twagiye ko tubona iyo ntiyabimba bisiyo bamaze ahubwo ngo gufunga nibwo abantu batangiye gukata utwo dushoti baratubona tuzenguruka ariko bafunze ntabwo bigeze badusuzuma ntabwo aribyo bagendeye gusa ngo itegeko rivuga ko hari ibyo bashobora gusanga yararengereyeho bamufungiye bakongera kuvugana ariko harimo ikintu gikomeye nabaje n'aba bantu yafashaga barajyayo kuko njye nizo mpungenge nari mfite arambwa ati itegeko riteganya ko iyo foundation ifunzwe cyangwa yifunze ubwayo duteganya ko imirimo yakoraga tuyihindi ikora ibisa nabyo shakwita bayimurira n'umutungo wayo byose oya cyangwa shakwita mu mazina yawo mu mutungo hari iki ni ukuvuga ngo ntabwo twagiyeho ari ukuvuga ngo niba foundation yitwa Scoville ifunze hari ibikorwa yakoraga baterura ba bantu bari bafite n'ibikorwa byabo bantu ariko oya bya fondasiyo bakabihereza indi ikora nk'ibyo ikora
sibyo kandi kugira ngo babatwarana n'ingengo y'imari yabakorera utanzwe n'iyo foundation ngayo gukubita mu mu rwego rwo kwanga ko umuntu afata agakusanya amafaranga avuga ngo agiye gufasha abantu agahita aboroka ati ndafunze akayatwara atayakoresheje kahita yiyurira indege kuko ubwo ngubuze kiba kigiye kuba haba hagiye kuba audite yo kumenya iby'iyo foundation yinjizaga uko byakoraga uko byakoreshwaga byose hasi ariko harimo n'amahirwe y'uko ashobora kureba akaganira akerekana nawe ngo ashobora no guhitamo nyiri iyo foundation guhitamo uwo babiha gukora n'ibye cyangwa se bakanasuzuma bakareba niba amakosa yakoze arimo n'igihano kinini cyo kumufungira hari ibishobora gukosorwa bakabisuzuma itegeko nabyo rirabiye agakomeza gukora imirimo ahubwo byaba byiza ariko izo option zose ariko hari ibisuzuma ibisuzumwe ngubwo ngo uyu mubyeyi ngo asa nk'ukore barambwe bati n'umuranyuranye nibasuzume nibamara gusuzuma ari ibizahita bikemuka turatashye